Igitabo cya mbere cyo mu bitabo bya Mose cyitwa Itangiriro. Shapitire yaho ya mbere, Imana irema isi n'ijuru n'ibirimo byose. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, hariho ubusa busa. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima iwita ijoro. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Imana iravuga iti habeho isanzure hagati y'amazi, rigabanya amazi n'andi mazi. Imana irema iryo sanzure, igabanya amazi yo munsi y'isanzure n'ayo hejuru yaryo, biba bityo. Imana yita iryo sanzure ijuru. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa kabiri. Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe, ahumutse haboneke, biba bityo. Imana yita ahumutse ubutaka, iteraniro ry'amazi iryita inyanja. Imana ibona ko ari byiza. Imana iravuga iti ubutaka bumeze ubwatsi n'ibimera byose byerera imbuto ku butaka, n'ibiti byerera imbuto ku butaka zirimo utubuto twabyo, igiti cyose cyera imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo, biba bityo. Ubutaka bumeze ubwatsi, ibimera byose byera imbuto zikwiriye amoko yabyo, n'ibiti byera imbuto zirimo utubuto twabyo zikwiriye amoko yabyo. Imana ibona ko ari byiza. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa gatatu. Imana iravuga iti mu isanzure ry'ijuru habeho ibiva bitandukanya amanywa n'ijoro, bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka, bibereho kuvira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi, biba bityo. Imana irema ibiva bibiri binini, ikiva kinini cyo gutegeka amanywa n'igito cyo gutegeka ijoro, irema n'inyenyeri. Imana ibishyira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi, kandi bitegeke amanywa n'ijoro, bitandukanye umucyo n'umwijima. Imana ibona ko ari byiza. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa kane. Imana iravuga iti amazi yuzuremo ibyigenga byinshi cyane bifite ubugingo, kandi inyoni n'ibisiga biguruke mu isanzure ry'ijuru. Imana irema ibifi binini byo mu nyanja n'ibintu byose byigenza bifite ubugingo. Amazi biyuzuramo nk'uko amoko yabyo ari, irema n'inyoni n'ibisiga byose nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Imana ibiha umugisha iti mwororoke mugwire, mwuzure amazi yo mu nyanja, inyoni n'ibisiga byororoke mu isi. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa gatanu. Imana iravuga iti isi izana ibifite ubugingo, amatungo n'ibikururuka nk'uko amoko yabyo ari, n'inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, biba bityo. Imana irema inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo nk'uko amoko yazo ari, n'ibintu byose bikururuka hasi nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo bizaba ibyo kurya byanyu. Kandi inyamaswa yose yo mu isi n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ikintu cyose gikururuka ku isi gifite ubugingo, bihaye ibimera bibisi byose ngo bibe ibyo kurya byabyo, biba bityo. Imana ireba ibyo yaremye byose nuko byari byiza cyane. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa gatandatu. Shapitire ya kabiri. Imana yeza umunsi wa karindwi. Ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa karindwi Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yayo yose yakoze. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi, iraweza kuko ari wo munsi yaruhukiyemo imirimo yakoze yose.
Imana ishyira Adamu muri Edeni. Uku niko kuremwa kw'ijuru n'isi. Ubwo yaremwaga, ku munsi Uwiteka Imana yaremyemo isi n'ijuru, kandi akatsi kose ko mu gasozi kari kataraba ku isi, n'ikimera cyose cyo mu gasozi cyari kitararuka, kuko Uwiteka Imana yari itaravuba imvura mu isi, kandi nta muntu wariho wo guhinga ubutaka. Ariko igihu cyavaga mu isi kigatosa ubutaka bwose. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, ishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi. Uwo mugezi uvamo wigabanyamo ine. Umwe witwa Pishoni, ari wo ugose igihugu cyose cy'Ihavira kirimo izahabu, kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza. Iyo niho hari ubushishi buva ku giti cyitwa budora n'amabuye yitwa shohamu. Undi witwa Gihoni, ari ugose igihugu cyose cy'Ikushi. Undi witwa Hidekeru ni wo uca imbere y'igihugu cyitwa Ashuri. Uwa kane witwa Ufurate. Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Imana iremede Eva. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita. Kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu, ubuticura arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Aravuga ati, iyo ni igufa ryo mu magufa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye. Azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni. Shapitire ya 3. Inzoka yoshya Eva. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti, ntimuzarye ku giti cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibi biti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi, nizo Imana yatubwiye iti, ntimuzazirye, ntimuzakoreho, mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahinduka nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Umugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Imana ihana inzoka na Adamu na Eva. Bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo, iramubaza iti, uri he? Arayisubiza ati, numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Iramubaza iti, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa?
wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Umugabo arayisubiza ati, umugore wampaye ngo tubane ni we wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti, icyo wakoze icyo ni iki? Umugore arayisubiza ati, inzoka yanshukashutse ndazirya. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara abana ubabara, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe nawe azagutwara. Na Adamu iramubwira iti, ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira. Buzajya bukumereramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe. Uri umukungugu, mu mukungugu nimuzasubira. Uwo mugabo yita umugore we Eva, kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore w'imyambaro y'impu irayibambika. Imana ikura Adamu muri Edeni. Uwiteka Imana iravuga iti, dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe ku byo kumenya icyiza n'ikibi. Noneho atarambura ukuboko agasoroma no ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose. Cyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri ya ngobyi muri Edeni, kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo. Nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ishyiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro izenguruka impande zose ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo. Shapitire ya 4. Ibyerekeye Kayini na Abeli. Kandi uwo mugabo atwika Eva umugore we inda, abyara Kayini, aravuga ati, mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini. Abeli aba umwungeri w'intama, Kayini aba umuhinzi. Bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka, na Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati, ni iki kikurakaje, kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni we byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Uwiteka abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari he? Aramusubiza ati, ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Aramubaza ati, icyo wakoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakirira ku butaka. Noneho uri ikivume, ubutaka bwanga bwasamuye akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe. Ukuboko kwawe kwavushije. Nuhinga ubutaka uhereye none, ntibuzakwerera umwero wabwo, uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Kayini abwira Uwiteka ati, igihano umpannye kiruta icyo nakwihanganira. Dore unyirukanye uyu munsi ku butaka, no mu maso hawe nzahahishwa. Nzaba igicamuke n'inzererezi mu isi, kandi uzambona wese azanyica. Uwiteka abwira Kayini ati, nicyo gituma uwica Kayini azabihorerwa 7. Kandi Uwiteka ashyira kuri Kayini ikimenyetso
kugira ngo hatagira umubona akamwica. Urubyaro rwa Kayini. Nuko Kayini ava mu maso y'Uwiteka atura mu gihugu cy'Inodi mu ruhande rw'iburasirazuba rwa Edeni. Kandi Kayini atwika umugore w'inda abyara Enoki, yubaka umudugudu awitirira umwana we Enoki. Enoki abyara Iradi, Iradi abyara Mehuyayeli, Mehuyayeli abyara Metushayeli, Metushayeli abyara Lameki, Lameki arongora abagore babiri, umwe yitwa Ada undi yitwa Zira. Ada abyara Yabaru, abasekuruza b'abanyamahema baragira inka. Murumuna we yitwa Yubaru, abasekuruza b'abacuranzi n'abavuza imyirongi. Na Zira abyara Tubarukayini, umucizi w'ikintu cyose gikebeshwa n'umuringa n'icyuma. Mushiki wa Tubarukayini yitwa Nama. Lameki abwira abagore be ati, Ada na Zira nimwumve ijwi ryanjye. Baka Lameki, nimutegere amatwi amagambo yanjye. Nishe umugabo muhora kunkomeretsa, nishe umusore muhora kuntera imibyimba. Niba Kayini azahorerwa 7, ni ukuri Lameki azahorerwa inshuro 77. Urubyaro rwa Seti. Adamu arongera atwika umugore we inda abyara umuhungu amwita Seti. Ati, ni uko Imana inshumbushije urundi rubyaro mu cyimbo cya Abeli, kuko Kayini yamwishe. Na Seti abyara umuhungu amwita Enoshi. Icyo gihe abantu batangira kwambaza izina ry'Uwiteka. Urubyaro rwa Adamu. Ni shapitire ya 5. Iki ni igitabo cy'urubyaro rwa Adamu. Ku munsi Imana yaremyemo umuntu afite ishusho y'Imana, niko yamuremye. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Ibaha umugisha, ibita umuntu ku munsi baremweho. Kandi Adamu yamaze imyaka 130 avutse, abyara umuhungu ufite ishusho ye usa nawe amwita Seti. Amaze kubyara Seti, Adamu arongera amara imyaka 800 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Adamu yaramye ni imyaka 930 arapfa. Seti yamaze imyaka 105 avutse, abyara Enoshi. Amaze kubyara Enoshi, Seti arongera amara imyaka 807 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Seti yaramye ni imyaka 912 arapfa. Enoshi yamaze imyaka 90 avutse, abyara Kenani. Amaze kubyara Kenani, Enoshi arongera amara imyaka 815 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Enoshi yaramye ni imyaka 905 arapfa. Kenani yamaze imyaka 70 avutse, abyara Mahalaleli. Amaze kubyara Mahalaleli, Kenani arongera amara imyaka 840 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Kenani yaramye ni imyaka 910 arapfa. Mahalaleli yamaze imyaka 65 avutse, abyara Heredi. Amaze kubyara Heredi, Mahalaleli arongera amara imyaka 830 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Mahalaleli yaramye ni imyaka 895 arapfa. Heredi yamaze imyaka 162 avutse, abyara Enoki. Amaze kubyara Enoki, Heredi arongera amara imyaka 800 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Heredi yaramye ni imyaka 962 arapfa. Enoki yamaze imyaka 65 avutse, abyara Metusela. Amaze kubyara Metusela, Enoki agendana n'Imana imyaka 300 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Enoki yaramye ni imyaka 365. Kandi Enoki yagendanaga n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Metusela yamaze imyaka 187 avutse, abyara Lameki. Amaze kubyara Lameki, Metusela arongera amara imyaka 700
na 82 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Metusela yaramye ni imyaka 969 arapfa. Lameki yamaze imyaka 182 avutse, abyara umuhungu amwita Nowa, ati uyu azatumara umubabaro w'umurimo wacu n'uw'umuruho w'amaboko yacu ava mu butaka Uwiteka yavumye. Amaze kubyara Nowa, Lameki arongera amara imyaka 595 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Lameki yaramye ni imyaka 777 arapfa. Nowa yamaze imyaka 500 avutse, abyara Shemu na Hamu na Yafeti. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Tuzakomeza ubutaha. Imana ibahe umugisha.